arakunda umwana w'Imana, shitani narayanze rwose. Mwaramutse neza cyangwa mwiriwe, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom. Nanone ni hano kuri Kadu Studio twongeye guhurira, ahantu mu by'ukuri jyewe mbona nkwiriye kuba ndi kano kanya. Wowe rero wakaba uri he? Mu minota mike cyane ndagira ngo tugire amagambo tuganiraho bitewe n'ibihe abantu b'Imana cyangwa se abemera Imana n'abagendera mu ruhande rwayo tugezemo. Turi mu bihe bihe? Ese ijambo ry'Imana rivuga iki ku bijyanye n'ibihe tugezemo mu buryo bw'umwuka? Ntabwo ndi kuvuga hano mu buryo bw'abahinzi, aborozi, abakozi bo mu biro cyangwa bo mu nganda, ibintu nk'ibyo. Oya, ndavuga abana b'Imana cyangwa abayitinya bo mu bihe byose n'abemera kugendera mu ruhande rwayo. Turi mu bihe bihe. Uyu munsi rero ngendeye ku bihe turimo, mu minsi yashize nahoze mbabwira ku bijyanye n'amadini ndetse n'uko dukwiriye kumenya abavuga Imana by'ukuri n'abayivuga bagamije indonke zabo zindi, zaba izo kuyobya intore z'Imana cyangwa se kubona amaramuko, kuko ntabwo bari abantu bavuga Imana bose mu buryo bw'ibinyoma baba burya intego zabo ari zimwe, cyangwa icyo baba bagamije niba ibihembo, ntabwo ibihembo byabo ari bimwe. Harimo ababivuga bagambiriye koreka intore z'Imana, aho ndi kwivugira mu buryo bw'umwuka. Harimo n'ababivuga bagambiriye gutubura, ubutubuzi, ngo bakucucureho utwo wari ufite, uretse ko bose bahuriye ku kintu cyo kukuyobora mu nzira itariyo, kandi ibyo bakabigira nkana, bakabikora nkana. Imana ibabarire, kuko ijambo ry'Imana kuri abo bantu bakora ibisa bityo riratubwira ngo haragowe ugusha umwe muri aba batoya, ngo kuko ikiruta ni uko yahambirirwa ibuye cyangwa se urusyo rusheshwa n'indogobe ku izosi akaroha mu nyanja, aho kugira ngo agushe umwe muri aba bato. Niki ijambo ry'Imana rivuga kuri bariya? Nanabonereho nabo mbaburire, mbabwire ko ikiruta bakabaye bazirikwa insyo ku majosi yabo bakanagwa hehe? Aho ngaho Bibiliya igira ite? Ijambo ry'Imana ritubwira. Nababwiye ko nta muntu ukwiriye kuba kuyobora ku nzira ikuganisha ku Mana. Nta muntu ukwiriye kuba kubonera Yesu wowe utibonera, ngo akubwire ngo ngwino, ngo Yesu ushaka ngo ari hano. Ubundi yabwiwe n'iki kwanza ko Yesu we ari we wa? Kuko kimwe mu bintu nabonye cyo ni uko buri wese afite inguni ye ahuriramo n'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nibababwira batyo ntimuzabyemere. Kandi nibyo koko. Muri Kiliziya hari akantu bakunda kwigisha ngo Kristo ni umubiri, noneho twebwe sinzi niba muri kumbona neza, twebwe tukaba amashami. Twebwe tukaba amashami. Hari agakuru gasekeje k'ukuntu ngo ingingo z'umubiri zegeze ziterana zigakora inama zikemeza yuko ikibuno ari cyo rugingo ku mubiri w'umuntu kidafite icyo kimaze. Inkuru ngiye kubabwira isomo riyirimo ndaribabwira nyirangije. Nuko ngo nyuma nituyirangiza ndabasomera ya magambo nababwiye tugiye gusoma, nifuza ko ngiye namwe dusangira kugira ngo tuyahuze n'ibihe tugezemo, hanyuma turebe kandi twitegereze, tubone kandi dusobanukirwe, bitume dukora igikwiriye kandi tubaho dukwiriye kuba. Nuko ingingo z'umubiri zimaje gukora inama zanzuye ko ikibuno ari cyo kintu kidafite umumaro ku mubiri w'umuntu. Ikibuno rero byarakibabaje cyane,
ikibuno byarakibabaje cyane rwose. Kirangije umunsi nacyo gifata umwanzuro w'uko sinzi niba mumbona neza, gifata umwanzuro w'uko kidashobora kongera gukora akazi cyakoraga. Kuva uwo munsi ikibuno cyarafunze. Cyarafunze, kirangije gufunga. Murumva ibyakurikiye, umuntu yashatse kujya kwikiranura n'umubiri, ikibuno kiranga, kirafunga, kiramwihorera. Yajya ku bwiherero bikanga. Umunsi wa mbere urashira byanze, yumva bimeze nabi. Umunsi wa kabiri urashira, bigeze ku munsi wa gatatu naheze umuntu araraba. Za ngingo zose zari zakoze inama, zibona ibintu bimeze nabi, bati noneho umuntu arapfuye. Nuko ziyemeza gusaba imbabazi ikibuno, zirakibwira kiti tubabarire, noneho twasobanukiwe neza iki akamaro kawe. Noneho twasobanukiwe akamaro kawe. Nuko ikibuno kirangije kigira gute? Kirafunguka. Hanyuma nyine umuntu yikiranura n'umubiri, ingingo zindi zari zisigaye zijya zagira ubuzima, zijya zagira agahenge, ariko byari byageze gute? Byazicanze. Isomo ririmo hano rero nuko nta rugingo ku mubiri w'umuntu rudafite iki? Umumaro. Noneho mbihuze n'ibyo nari mbabwiye byo nkundira abakatolika. Hari inyigisho bajya bagira ngo Kristo ni umubiri, twebwe tukaba iki? Amashami. Turi kumvikana? Niba Kristo ari umubiri, twebwe tukaba amashami, nuvuga ngo twe turi ingingo ze za Kristo. Bityo ntabwo amaboko yakora nk'amaguru, ntabwo ibirenge byakora nk'intoki, ntabwo amaso yakora nk'amazuru, ntabwo amatwi yakora nk'umunwa, ntabwo umusatsi wakora nk'iki. Mbese buri rugingo ku mubiri rufite akamaro karwo. Turi kumvikana? Niyo mpamvu rero nashakaga kubabwira, njya kubabwira iyo nkuru, twari tugiye kuvuga kuri ba bantu babahamagara bababwira ngo Kristo ari hano, Kristo ari hano, Kristo ari hano, ngwino. Oya, aho uri naho Kristo arahari. Si ngombwa ko habaho kujarajara mu madini, ahubwo wowe sobanukirwa neza ku mubiri twita Kristo ko uri urugingo. Uri uruhe rugingo? Ese niba uri urugingo rufata, urafata ko ibikwiriye ugafata n'ibifatika? Niba uri urugingo ruvuga, uravuga ibikwiriye ukavuga ibyumvikana? Ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntawe ukwiriye rero kubwira undi ngo ngiye nkurusha kumenya Kristo, kuko buri wese mu buryo bwe azi Kristo. Icyo asabwa gusa ni ugukora ibyo ategetswe gukora kuri uwo mubiri bita Kristo twese tugize gute? Duteyeho. Imana ibahe umugisha. Twihuse rero tugiye mu itangiriro ibice 19. Ndahera ku murongo wa mbere. Nindangiza urumva, ngende ngere ku murongo wa 30. Nuvuga ngo iri jambo tugiye gusoma aha ngaha, icyo tugamije ni ukugira ngo duhuze ibintu biri kuvuga mu itangiriro. Murebe ibintu namwe bivugwa mu itangiriro n'igihe Bibiliya yandikiwe. Ntabwo ndi umuhanga wabyo, ariko tubishatse twabimenya. Ariko icyo nzi cyo nuko niba mu Rwanda nangwa muri Kongo nangwa mu Burundi Kiliziya imaze imyaka hafi 100, ushobora gusanga Bibiliya imaze iyo myaka 1500 cyangwa se simbizi. Ariko wibaza ibintu byanditswe icyo gihe, noneho ugiye kubihuza n'ibiri ku uyu munsi, umbwire niba nta kintu wumvamo. Tugendane rero, ntusigare kandi nanjye singusige. Burya ngo umuntu ushaka
kwihuta agenda wenyine, ariko ushaka kugera kure akagira gute, akajyana n'abandi. So twagiye rero, nkwibutsa ko turacyari kuri Kadu Studio. Kuri Kadu Studio niho tukiri. Mu by'ukuri channel yigisha ibintu bitandukanye, ariko muri ibi bihe ndi gushaka kwibanda ku kintu cyitwa umuhamagaro wanjye. Umuhamagaro wanjye rero ni uyu nguyu. Ni uyu nguyu. Ndagira ngo rero tugire ikintu twigira muri iri jambo rigaragara mu itangiriro ibice 19, umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 30. Umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 30 rero haravuga iki? Dore ngibi ni ibintu mba mbasomera, ntabwo ari ibyo mba mpimba. Ngibi urabibona, nawe ushobora kuba ufite Bibiliya ukarebamo. Umurongo wa mbere haravuga ngo ba bamarayika bombi bagera i Sodomo nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'i Sodomo. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye. Yikubita hasi agize ate? Yubamye. Umurongo wa kabiri aravuga ngo arababwira ati, ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buke, mwoga ibirenge, ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza bati, oya, turarara mu nzira buke. Arabahata bagiwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuye bararya. Mwibutsa ku murongo wa mbere haranditse ngo ba bamarayika bombi bagera i Sodomo. Byibuke ntubyibagire. Umurongo wa 4, batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomo bagota iyo nzu, abato n'abakuru, abo mu ngeri zose, bavuye ahantu hose ho muri uwo mudugudu. Bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane nabo. Twongere dusubire ku murongo wa 4. Batararyama, baba marayika bari baje kwa Loti, na ba Loti batararyama, mbese mu rugo kwa Loti batararyama. Abagabo bo muri uwo mudugudu, n'abagabo, ntabwo ari abagore, abagabo bo muri uwo mudugudu wa Sodomo bagota iyo nzu. Baba abagabo bato, baba abagabo bakuru, ubwo ni abasore. Abasore n'abagabo bavuye ahantu hose ho muri uwo mudugudu nyine. Bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane nabo. Uno murongo wa 5 nasomaga. Abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane nabo. Kandi abo babivugaga bari abaki? Bari abagabo. Loti ajya ku rugi, arasohoka, arakingura. Loti ajya ku rugi, arasohoka, arukingira inyuma ye. Arababwira ati, bene data ndabinginze, ntimukore icyaha kingana gityo. Cyaha kingana gityo bivuga ngo hari ibindi byaha. Ntukore icyaha kingana gityo. Wakora ikingana kuriya, ntukore ikingana gityo. Reka turebe icyo yabyibura yababwiye ngo bakora. Reka turebe icyaha yababwiye gukora. Kuko yaravuga ati, ntimukore icyaha kingana gityo. Reka turebe icyo yababwiye gukora noneho, kuko nacyo cyari icyaha cyo yarababwiye gukora. Byibura ariko 9 riruta 7 byibura. Dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo. Mu yandi magambo bari bakiri amasugi. Ibaza i Sodomo ko habonekaga amasugi. Niko ku mudugudu wanyu haboneka amasugi? Cyangwa nayo bakubajije niba uri isugi uravuga ngo ntabwo iwanyu murogasha? Shawe. Dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo, ndabasohora mubagirire ibyo mushaka byose. Gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara, kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Bari munsi y'igisenge cy'inzu yanjye. Mu yandi magambo, umuntu wabaga yakugezeho yabaga ari mu nshingano zawe, n'icyari bumubeho niwe wabaga uri bukibazwe.
Loti nanone akongera kunyibutsa rimwe negeze numva excellence avuga ntabwo nibuka aho yari ariko ndabyibuka rimwe, ndabizi neza ko yabivuze. Hari ahantu yegeze avuga ngo inyamaswa bari guhiga iyo iguhungiyeho ntabwo ugira ute ngo ntabwo uyirya. Yabivugaga avuga ko yabibwiwe ngo n'umubyeyi we. Twihuse ariko ibyo tubyihorere. Icyo nashaka kwivugira nuko Loti ari gusabira imbabazi abagabo bari munsi y'ipfundo ry'igisenge cye, mu yandi magambo niwe bari mu maboko, bityo akwiriye kubacungira umutekano. Hari abantu batazi gucungira umutekano abantu bari mu nshingano zabo, abo bantu nabo Imana ibababarira. Baramusubiza bati have tubise, bati uru rugabo rwaje rusuhuka none rwigize umucamanza, turakugirira nabi ruta iyo tugiye kugirira bano bagabo. Basunika Loti cyane begera urugi kugira ngo barumene, maze ba bagabo basinziriza Loti. Ba bagabo bavugwa hano ni ba bamarayika, basinziriza Loti. Bamwinjiza mu nzu, bakinga urugi, batera ubuhumyi abagabo bo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru birushya bashaka urugi. Ni ukuvuga ngo mu bubasha bw'abari abamarayika batumye ba bagabo bari baje kubasambanya ku ngufu, byari ku ngufu ko nta nubwo byari ubwumvikane, bagira ubuhumyi ntibasobanukirwa n'aho urugi rugize gute ruri. Nshuti bene data, sinzi ibihe turimo, sinzi ngo nabivuga gute, ariko turebe ngo ibihe byo bwa ba Loti, ibihe bya Sodomo na Gomora, mbese twebwe duhagaze hehe muri iyi si yacu y'abanyamwuka? Bimeze bite? Isi yacu y'abanyamwuka duhagaze hehe? Ese turi Sodomo ni Gomora, cyangwa twebwe ahubwo dutambutse kure ibya Sodomo ni Gomora? Hari abantu baba bashaka gucira imanza abantu b'i Sodomo ni Gomora b'iyi minsi, nyamara ndagira ngo mbabwire ko abantu b'i Sodomo ni Gomora baramutse bazutse bakagirirwa ubuntu bwo kwerekwa no gukorerwa nk'ibyo ab'iki gihe bakorewe, ntibashobora kwitwara kuriya, kubera ko ngira ngo kiriya gihe cy'ab'i Sodomo ni Gomora Kristo yari ataraza gucungura abantu, yari atarakora iriya mirimo na biriya bitangaza. Nyamara ab'iki gihe ibyo byose bo bagize gute? Barabibonye, ariko bararenga nyine, bakora ibijyanye n'irari ry'imibiri yabo, kandi babatwa n'ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ntabwo ndi hano kugira ngo mbacire urubanza, ndi hano kugira ngo gusa mbasomere aya magambo, nimurangiza mwebwe ubwanyu muyahuze n'ibihe murimo, abana b'Imana, nuko mumenye niba muri aho mukwiriye kuba muri, niba muri gukora icyo mukwiriye kuba mukora. Nta muntu rwose ngewe ndi gutera amabuye. Ku murongo wa 12 haravuga ngo ba bagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufite, umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufite mu mudugudu bose bakuremo, tugiye kurimbura aha hantu, kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura. Ese igihe turimo kirimo abantu bataka barega? Gutaka kw'abarega niko kwatumye Imana yohereza bari abamarayika kurimbura Sodomo na Gomora. Sasa rero iki ni ikibazo. Twebwe mu bihe byacu hari abarega bahari? Ese abarega bararega iki? Bararega bande? Ibyo ni ibibazo mukwiriye kuba mwibaza, ibisubizo biri mu mitima yanyu. Icyo nge ndi hano nkora ni ukubasomera gusa. Nuko Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, arababwira ati nimuhaguruke muva aha hantu,
kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be bo babigize nk'imikino. Babigize nk'imikino. Aba bantu bafata ijambo ry'Imana bakarigira nk'imikino bo muri Sodoma, ntabwo ukwiriye kuba ubacira urubanza, kuko uyu munsi ugira iby'Imana imikino, ngira ngo ni mubi kuruta uw'i Sodoma n'i Gomora, kuko ab'i Sodoma hari ibyo bari batarabona byagombaga kubemeza ko atari imikino. Naho mwebwe muzi byabaye ku bwa ba Nowa, muzi byabaye ku Sodoma n'i Gomora, ariko murakora noneho ahubwo ibiri kure cyane y'ibya Sodoma bagize gute bakoze. Urumva rero ko mu buryo bw'umwuka turi abacirwa imanza, ab'iki gihe nitwe twacirwa imanza zikakaye kuruta iz'ab'i Sodoma. Tubaye turi abagirirwa imbabazi, twebwe nta na nkeya twagirirwa kuruta iz'ab'i Sodoma n'i Gomora bagira gute bagirirwa n'abo ku bwa ba Nowa, kuko abo ku bwa ba Nowa ntabwo begeze babona impumyi ihumuka, nta nubwo begeze babona ibirema bigenda, nta nubwo begeze babona abapfuye bazuka, uretse no kubibona nta naho babisomye. Wenda nawe ntubibona, ariko byibura urabisoma. Umurongo wa 16 turavuga ngo maze urumva Loti yaratinze abwira abakwe, bababwira ati ariko ntago ari burage, muze tugende baranga. Maze azaririye abagabo bafata ukuboko kwe n'uko umugore we n'ay'abakobwa be bombi. Ubwo babakwe barasigaye kuko bumvaga iby'Imana ari imikino. Uwiteka amubabariye baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu wari ugiye kurimbura. Bamaze bakuramo, umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde, utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Utarababwira ati giye kuba bityo mwami, ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye, ubwo ukijije ubugingo bwanjye. Sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mfe. Dore uriya mudugudu ni uri bugufi bwo guhungirwaho kandi ni muto, reka nkuhungireho ubugingo bwanjye bukire. Nturora ko ari mutoya? Aka kantu uragira ngo tugatindeho bavandimwe. Umurongo wa 20. Hano hari umudugudu, ku bantu babanzi inkuru bayitangira bahera ku bice cya 18, bumva ukuntu Aburahamu yatakambiye Sodoma na Gomora, niwe muntu wenyine wagerageje Imana birakunda. Abwira Imana ngo mbese birakwiriye ko intungane ipfa urupfu rumwe n'urw'umunyabyaha? Imana iramusubiza itoya. None uriya mudugudu ugiye kurimbura se nusangamo intungane 100, izo ntungane 100 urazirimburana n'abanyabyaha? Nturi bubabarire uriya mudugudu ugira izo ntungane 100? Imana iramubwira iti ndabababarira. Aburahamu aramanuka akagera ku ntungane 10. Imana ikamubwira ati ninsanga mu 10 rwose ndababarira Sodoma na Gomora ngiriye izo ntungane 10. Imana ihabwa icyubahiro. None hano hari umudugudu nanone bagezeho yonyine basanga nta ntungane 10 zirimo, uretse Loti n'umugore we n'abana be, kuko abakwe be bo banze no kuvamo, kandi n'impuhwe nabwo bagiriwe, si uko nabo bari intungane, nk'uko ijambo ry'Imana hano ribitubwira ngo ubwo ngwije impuhwe zawe, cyangwa se ubwo nakugiriyeho umugisha. Turi kumvikana? None hano Loti nawe asabiye umudugudu uri hakurya ya Sodoma na Gomora imbabazi, kandi nawe wari kubigenderamo. Muvandimwe rero, hano hantu za kantu nagufasha gutekerezaho. Uyu munsi ushobora kuba hari ibintu ukora bidashimisha Imana, noneho ukabona wowe nta kintu bigutwaye, ukabona nta n'ingaruka uhura nazo. Ariko ndagira ngo mubwire ko bishoboka ko mu buzima bwawe hari abantu bagutunga agatoki bakabwira Imana ngo uriya ko tugiye kumuhungiraho ntubona ko mubabarire. Nuko ukaronka imbabazi z'Imana, kabone n'ubwo utazisabye wowe, ukaronka imbabazi z'Imana kubera umuntu uri hirya yawe uri kugutakambira.
birashoboka rwose. Ari byo tubona hano byabaye kuri Loti atakambira uriya mudugudu yari agiye guhungiraho. Mbese Imana yakijije uriya mudugudu ku bwa Loti wari usabye Imana kugira gute kuwuhungiraho. Ni ukuvuga ngo umukiro wo gutabarwa kuri uriya mudugudu ubikesha Loti wagaragaje ko ariho agomba guhungira. Nuko kubera ko Imana ikunda abantu bayo irahareka. Dukomeje ku murongo wa 21, Imana iramusubiza iti dore ku byo uvuze ibyo ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze. Ihita uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Rutagera i Sowari izuba rirashe, maze Uwiteka agusha kuri Sodoma na Gomora mazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru. Atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ariko muka Loti arakebuka areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. Aburahamu azinduka kare ajya aho yari ahagarariye imbere y'Uwiteka, yerekeza amaso i Sodomo n'i Gomora n'igihugu cyose cya kibaya. Abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'ikome. Ubwo Imana yarimburaga imidugudu yo muri icyo kibaya, yibutsa Aburahamu, yohereza Loti ngo ave muri iryo tsembwa. Ubwo yatsembaga imidugudu Loti atuyemo, Loti ava i Sowari arazamuka ajya ku musozi, abanayo n'abakobwa be bombi, kuko yatinyaga gutura i Sowari. Abana n'abakobwa be bombi mu buvumo. Ubw'Imana yarimburaga Sodomu n'i Gomora ngo yibutse Aburahamu, nuko imukiriza mwene nyina, mwene se Loti. Mu yandi magambo, na Loti yakabaye yaragize ate, yararimbukiye hariya. Muvandimwe, uyu munsi nk'uko nabikubwiye, hari ibintu ukora ukabona nta kintu bitwaye. Umugore agakora nk'ibyaha akabona nta kintu aca inyuma, umugabo araroga, ibintu nk'ibyo ukabona nta kintu bigutwaye. Birashoboka ko kuba udahura n'ingaruka z'ibyo ukora ari ukubera ko umugabo wawe iteka n'igihe cyose ahora yikubita imbere y'Imana ayinginga, ayibwira ngo ndengera. Cyangwa se Imana ikabigirira urukundo ikunda umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umwana wawe, bityo wowe ikakubabarira, ikakurokora icyago cyari kigutegereje bitewe n'ibyaha byawe. Niyo mpamvu rero wowe byibura niba udasenga, ariko ukwiriye kubaha abo bantu basenga, kuko iteka n'igihe cyose ijambo ry'Imana ritwereka ko abo bantu tubaboneraho iki? Umugisha. Umunyarwanda we n'umuhanga yarabirebye cyane, arangije abikubira mu ijambo rimwe ari ryo ngiye gusorezaho ngo umuzima arira ku munyagasani. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Kora subscribe kuri iyi channel ya Kadu Studio, dufatanye kwamamaza ubutumwa bw'Imana muri ibi bihe bya nyuma dusa naho tugize gute, turi kuganamo. Uwiteka aduhana umugisha. Ndabakunda kandi ndabishimira. Kuri iyi channel uzasangaho n'utundi tuntu twagufasha mu buzima busanzwe, nta kindi kibi bigamije. Ibintu bijyanye no kuba wakwifasha mu bijyanye n'amamashini, laptop ku bantu bayafite, telefone hari ubwo zigira za pan zigapfa mu buryo ariko budakabije. Biba byiza rero iyo ugize ubumenyi mu kuba wazikorera, kwesitaramo amaporogaramu, kuyakuramo se, ushyiramo ama-email, ibintu nk'ibyo ngibyo ukaba wabyigira. Burya noneho ayo mafaranga wakagiye kubikoresha ukayafashisha abakene, sibyo? Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane.